Ndabasuje kandi mbahaye ikaze kuri GITV. Njyewe nitwa Dodoschenko. Uyu munsi tugiye kuganira ku mukinnyi w'ikirangirire ndetse akaba n'umwanditsi n'umuproducer hano mu Rwanda, Niyonsenga Josiane, uzwi nka Jojo wa Jokes ku mbuga ze nkoranyambaga cyangwa se Lavi muri filime ye Intimba ya Lavi. Musaza wa Line yihutiye kumpamagara Line amubwira ko akeneye n'iki gitaramo kugira ngo nawe wishime n'ishema ryawe yishime urakoze cyane n'amashyi yose asigaye n'agomba kuri byose kugira ngo rero nyamuneka bari mugore umugore ari natambuke rwose n'uwo mwaragiye baze basuhuza abasaza ndetse barebe n'umugo wacu. Baba maduka mu Rwanda yiga kandi Rwacharwa moto imvuga neza ari kamera tungana bakanyemera ngabura biguhanga na data arabimariye ati twishyura meza ngo kinangire cyangwa kino ahubwo rero benizirwe ngo buryo sekane zanuseka nyuma naho mwana wa mama umwe mwahejeje ishyanga katashye murajya he ndabaza murajya he Kalisa aratashye ndabaza murajya he umwe mwahejeje ishyanga aratashye ndabaza murajya he Ntirudatinya urugamba n'intwari mu ntwari ningamugaye n'ingabo rohanuka sinkumbura ndakuze roho n'indahiro yanjye ahubwo rero uyu mugabo udatinya utinya nkabo naho rero wa undi wese umwe nyuma y'ishyaka. Niyonsenga Josiane yavukiye mu mujyi wa Bujumbura ariko akurira mu Rwanda i Kigali. Kuri ubu ni umumama w'abana babiri n'umugabo umwe. Tugarutse mu ruganda rwa sinema, Jojo wa Jokes kuri ubu ni umukinnyi mwiza ukunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda. Yatangiye gukina mu mafilime atandukanye y'abandi ba producers. Ibyo byamuhaye amahirwe atari make yo kumwereka ko ashobora gukora filime ze zigakundwa bitewe n'icyizere abakunzi be bamwerekaga, cyane ko yari n'umwanditsi mwiza w'umuhanga. Jojo wa Jokes yatangiye urundi rugamba rwo guproducinga filime ziwe ahera kuyitwa Lavi igaragara ku rukuta rwe rwa YouTube. Siyo gusa kuko yaje gukora n'indi yitwa Impeta, nayo yaje gukundwa n'abatari bake. Ariko umva pasashe kumvikana cyane n'ubimera n'akakumena ijisho ngewe nasoni toka genda umva bize psychologie sociologie singomba kuvuga ibyo wize singomba kuvuga ibyo byose na hariya narindi ni university nahigiye ibindi bintu byinshi cyane sibyo ibyo ushoboye birenze biriya kandi ibi ngibi ikibazo kizaba gihari njyewe nzagufasha support and life sibyo kuko ndakwizeye ijana ku ijana Inzoga dore bitaho yibaba we ibintu ubwa mbere mbibonye n'ukuri kw'Imana nanjye rero hagarara none nawe bibazo ariko cyangwa nawe ubugeni ubwo niba dusobanane twese muri ibi vide umutwe wuzuyemo amazi ariko wowe wanturumbutsi we icyo wanuriwe ngende nuri ngewe
gaturame Ingegera ni wowe abireka nkubwiza ukuri wowe ingegereresha n'inzira ihaha amafaranga wacyahawe wenzara wapumbafu nyangaragata Dio porque pitko Madonna Dio tukanyuminisha nkubwire utabona ureshyura nakuzingazinga nkagupita muri amvelope ya senkani zangiza nkakujyana induba baganza ubushingana jana ndakukuri ahubwo se mwebwe muragwa he urabona ukuntu wasamye nk'ikiyo muragwa he se mwe hasoni habe zinurumbutsi bifiye gatwa imbesire funga Elvis ndakuzi kuri ikinyendaro cy'umuriro cy'umuriro kubera urukundo abantu bamweretse kuri izo filime yabanje yahise akora iyitwa Intimba ya Lavi yaje kuba ikirangirire mu banyarwanda bose kuri ubu akaba asoje season ya mbere. noneho umva ko warebye filme iyo tukuzaniye nagahebuzo yitwa Intimba ya Lavi. Nyuma yuko Mama Lava atawe n'umugabo akajya kwishakira undi mugore, none Mama Lava akoze impanuka ikomeye cyane kandi ari we wabashakiraga ikibatunga. Akundi mama ndi bona umaze iki atari ukwirwa y'icanga mu kagari. Iyo mbega ibintu biteye agahinda. Lava afashe umwanzuro wo gucuruza agataro kugira ngo atabare nyina ndetse na murumuna we. Nzajya muzanira intoryo ndangurire. Ego mana usendera umwaka koko. Ku rundi ruhande Shema afite fiancé bamaranye igihe kirekire ndetse bitegura no kubana. Ukatuma inyasha. Birabi byuya nibi amaraso. Shema akahuye na Lava akamukunda. Ese Shema yaba yibagiye ko afite fiancé? Cyuma kikise vuga iyo ugize gutyo tuyihwanya. Wabonye? Nabwo yogeje, Lavi nabwo yogeje. Ese urukundo rwa Shema na Lavi rurashoboka? Mfate nkarurura wankize mu biganza byawe. Fiancé wa Shema kugira ngo amutakaze arico. Sanze ari n'ikintu mwamukozeho. Ati no kuri kwimana nakwiyice. Ese Lavi ibi byose biri kumubaho arabyihanganira? That's my aunt. Niyo mpamvu none. Ntuzacikwe ni filme ni kuri uyu wa mbere isaa 4 za mu gitondo kuri YouTube channel yitwa Jojo Films. Reka nsubiremo ni Jojo Films. Kora subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere mu kuyireba. Amakuru dukesha ikinyamakuru Isimbi TV. Isimbi TV yanditse igira iti umukinnyi wa filime akaba umwanditsi n'umushoramari muri sinema Jojo wa Jokes yateguje season ya kabiri ya filime Intimba ya Lavi iri mu zikunzwe. Kuri uyu wa 21 Ugushyingo 2025 nibwo Jojo yashyize hanze episode ya 270 ifunga season ya mbere y'iyi filime, ahita ateguza na season ya kabiri. Season ya mbere yagaragaye Shema na Lavi bari gutegura ubukwe bwabo, gusa Mama Lavi ntiyabyishimiye bitewe nuko umukobwa we yamubwiye ko azambika ingofero y'icyubahiro ndetse akamwicaza mu myanya y'abasaza. Mama Lavi ntabwo ashaka kubyumva bitewe n'ubuhemu papa wa Lavi yamukoreye. Jojo yatangaje ko season ya kabiri y'iyi filime izatangira kujya hanze guhera kuri uyu wa mbere itariki 24 Ugushyingo 2025. Abinyujije ku mbuga ze nkoranyambaga yagize ati urukundo ruratsinze, Shema na Lavi barabanye. Season ya kabiri tuyitangirane guhera ku wa mbere ni kuri Jojo Films. Iyi season ya kabiri yo ije ari umuriro kuko Jojo wa Jokes akomeje gutangaza ko season ya mbere yibanze mu muryango wo kwa Mama Shema na Papa Shema kugaragaza ibyawo byose, hanyuma season ya kabiri ikabije kugaragaza ibyo mu muryango wo kwa Mama Lavi ndetse n'ibyabaye kuri Papa Lavi n'icyatumye Papa Lavi yanga abakobwa be. Ntimuzacikwe n'iyi filime y'ikirangirire. Njyewe nitwa Dodoschenko. Kora subscribe hano kuri GI TV tujye dukomeza kubana mu makuru menshi atandukanye. Ciao ciao. Hasta vista. Sesi kanjye ni why se kanjye ndiranye Teganza ngewe ubuzima ndumva nanaburutse kabisa kuko ndambiwe kujya mura iteka ryose ncirwa urubanza kubera iki bahora banjajinga ariko ubundi reka mubwire